Imana wakiri humura niko bavuze kuva kare mu ndirimbo kimunanira kimunanira ni ureba munda Yingumba akabonisha nukuri muhumure bizagera igihe bikunde icyo nsaba tugumane niba ugiriye icyo nsaba tugumane niba ugiriye mwenyemerera tukazamura ibiganza tugaha Imana icyubahiro. Bwana sifiwe. Nukuri binyeganyeze kubw'icubahiro cy'Imana. Uyu mugoroba muri live recording ya worship team ya hari icyo Imana yakora ku buzima bwawe. Hari icyo Imana yakora ku buzima bwawe. Bwana sifiwe. Nabwiye Imana mbese pase ninde wanze gusimbani mukamazina neza wanze gutanga gakondo ye bazavuga muri Bibiliya namuti urakoze cyane yaravuze ngo uko sinogwa gakondo biragatsina ntabwo notanga gakondo nabwiye Imana nabiye ngo Mana uzondimbe gutandarateramira uzondimbe gutandarateramira nari mfite mbere yuko nzano twa dufite kuja na Adrien misigaro na Israel mo igihe nyine neza twapanze ibintu byarangiye hama bitamba 2022 mu kwezi kwa karindwi nibwo twagomba kuja hama bakavuye ariko bitinde bitebuke muhumure Kuzi
iwacu ruguru yadukunze na kiguzi yadutanze yarabikoze taba imirimo uri wakukwi gufita wino uri yacincho bahiro